ujya ureba umwana neza ukavuga ngo Mana ishobora byose, uyu mwana ko ari yanko kanaka, uyu mwana ko ari kanaka ndagira nte, yeee aka kantu yagakuye he, neza 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 neza, urabibona? Njyewe umwana yageze kunsura aricara, atangira kurya, atangira kunganiriza, turaganira tugira ibihe byiza, n'umwana akunda cyane, neza ndi kumureba neza, ndi kubona mama we mu kajeste kose, mu tuntu twose, everything, nuko avuga, nuko atambuka, n'amahane, byose 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 byose, nabonaga umuntu nzi neza, ndavuga Yesu we, ntabwo uricara ngo urebe akana kabone ako runaka, kareba akantu kabaye aka kana we, kanyibutsa kanaka, ntabwo bijya bibaho, kandi atari umuntu washimaga necessairement, no, hari igihe aba ari umuntu mwese mutangarira mu muryango uvuga ngo yewe data we, anko wacu rwose, kuvuga ngo uwiba ahetse aba yereka uwo ahetse, ndi kuvuga ngo iyo ngeso ufite uyu munsi itonde cyane, ushobora kuyimenyera ukavuga ngo niko mu muryango wacu tumeze, niko nisanze, kwa kundi tujya tubyita amazina, ariko nyamara shaho amaraso ni ikintu, ndababwiza ukuri, amaraso yewe ugasanga hari mushiki wawe wijunditse ntimuvugana, cyangwa umusaza wawe wijunditse ntimuvugana, ugasanga na papa wawe hari mushiki we batavuganaga, bahoraga bahanganye, bizwi mu muryango ko bari abantu babiri, niyo bahuriye umunsi mukuru umwe aca hariya n'undi agaca hariya, ubyemera ubyange. Hari ukuntu aka kantu nari nkazi kuri mama, none nanjye ndakagira, datawe, kandi ntabwo ari akantu gashimishije, Mana ibi ni ibiki? Yesu wenyine, ndabarahiye Yesu wenyine, kurikirana urebe ibirwara biba mu muryango wawe, niba warashatse urebe ibiba mu bana bawe, muri urwo rugo Imana yakwihereye, simvuze ngo ujye gushaka iwanyu, wenda iwanyu byo urabizi nawe bihagije, ariko ndi kukubwira uwo muryango Imana yakwihereye, utereka imbere ya nurangiza witegereza ibintu biwuberamo, urebe uturwara tuhakunda, urebe wenda krize mujye mugira, guhaha bikaba ikibazo, agakaye, haleluya, abanyumva baranyumva, agakaye mujya kwandikishamo hahandi, ubyitegereze, ariko reka mbabwize ukuri, ushoboye gukizwa ntakizwe, arinde urubyaro rwe, buri muntu n'Imana ku giti cye, usengera igihugu cyawe, usengera urubyaro rwawe, usengera umuryango wawe, uvuge ngo ndacamo ibi, ndavana hizi karande zo kwicwa, zo gukura turi imfubyi, zo byose, kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka, ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondere amategeko yayo, be kuba nka ba sekuruza ab'igihe cy'ibigande cy'abagome, batibonezaga imitima yabo idakiranukira Imana. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ahangaha ndifuza kuganiriza umubyeyi, umuntu uzi ko yabyaye cyangwa umuntu uzi ko afite gahunda yo kubyara. Ingeso utishe uyihereza umwana wawe, ingeso utishe uyu munsi ngo uhangane nayo ive mu buzima bwawe, make sure kubikoze, naho ubundi make sure ko icyo kintu kivanye mu buzima bwawe, make sure ko iyo ngeso uyishe uyiciye umutwe, naho ubundi hari chance nyinshi, hari chance nyinshi cyane ko iyo ngeso uri kuhereza umwana wawe. Umunyarwanda yaravuze ngo uwiba ahetse ngo abayereka uwo ahetse, siko bavugara, uwiba ahetse abayereka uwo ahetse. Reka mbabwira, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dufatwa n'imivumo ya karande, ngo kuva muri 4 generation, abageza muri 4 generation nibambwire, njye ntabwo ngezayo 10 generation enye ziradukurikirana, indwara zabo, imivumo yari bariho, ubukene bwari bubariho, kudasenga Imana ko ari kubariho, ubupagani n'ibigirwamana bajyaga mu bapfumu n'ibindi. 4 generation ni nyinshi bene data, tuba tuzi ababyeyi, tuba tuzi ba sogokuru na nyogokuru, tuba tuzi wenda bababyaye nabo sogokuruza na nyogokuruza, ababakurikiraho sinzi nuko bitwa, nawe ba sogokuruzaza, ubwo simbizi, ariko murabyumva 4 generation. Ngo ariko tugakurikiranwa n'imivumo yabo zose, generation uko ari enye, dukurikiranwa na generation, imivumo ya generation enye. Abazizi n'ukuri Imana ibaha umugisha ni bake,
abenshi tuba tuzi n'amazina bya bindi biti bisekuruza ukaba warondora mwene nde mukande na runaka bakomoka kuri runaka na runaka, tuba tubizi mu magambo no mu mazina twarayiborotse, ariko abazi uko bari babayeho abo bantu, abari bazi Imana basengaga, abari bazi niba bararwaragurikaga ibiki, abari bazi niba barareraga mu buhe buryo, abari bazi imyitwarire yabo muri karitsiye, abari bazi abo bari bafitanye ibibazo, ni bake, ni bakeya. Namwe muzabyitegereze, ni bakeya pe. Tuba tubazi mu mazina bamwe na bamwe, apana twese, ariko bamwe namwe hari n'abageza kure rwose ku binyejana 8, ariko abazi kugeza kuri ibyo binyejana 4 uko babagaho, uko bubahaga Imana se, niba baraterekeraga se, niba bararyaga mu bapfumu se, niba bararyaga ibiki se, niba bari baraziririzaga ibiki, ni bake, ababizi ni bakeya. Ngo hanyuma ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, rimaze kutubwira ibyo ngibyo rikavuga ngo ariko guhera ku muntu, niba ari ngewe tuvuge, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akaza mu buzima bwanjye nkavuga ngo ndakijijwe uyu munsi, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ubuzima bwanjye, ngo guhera kuri ngewe, abazankomokaho, haleluya, abazankomokaho, ariko muri iryo sezerano, abazankomokaho bafite amahirwe yo gukizwa bose, bafite amahirwe yo kuva muri ibyo bigirwamana byose. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe aca mu mwanya wa deliverance, agenda hari ibintu akuraho, hari ibintu akuraho, hari ibintu akatakata. Gusa ntabwo ujya wicara ukibonamo akageso ka papa wawe, igisha ukuri. Ntabwo ujya wicara ukabona ahantu usa na anko runaka. Haleluya, akabi gasekwa nk'akeza. Ntabwo uricara ngo urebe akana kabone anko runaka, kareba akantu kabaye kakakana we kanyibutsa kanaka, ntabwo bijya bibaho, kandi atari umuntu washimaga necessairement, no, hari igihe aba ari umuntu mwese mutangarira mu muryango uvuga ngo yewe data anko wacu rwose, ntabwo ujya ubona akana kawe ukabonamo mukuru wawe runaka, mutanaherukana mudafite n'amakuru ye. Ariko yewe bana we, Yesu ni mwiza aratangaje. Ndi kuvuga ngo uwibahetse aba yereka uwahetse. Ndi kuvuga ngo iyo ngeso ufite uyu munsi itonde cyane, ushobora kuyimenyera ukavuga ngo niko mu muryango wacu tumeze, niko nisanze, kwa kundi tujya tubyita amazina, ariko nyamara shaho amaraso ni ikintu, ndababwiza ukuri, amaraso, yewe data we, amaraso. Ndareba Rebeka, ubu ni uje mu mutwe wanjye aka kanya. Rebeka yabwiye Yakobo ngo iyambike ubwoya wigire nka mukuru wawe, ndateka ibiryo nk'uko mukuru wawe bikunda, nk'uko papa wawe bikunda, mukuru wawe ajya abimutekera, ndabigutekera neza mbiguhereza ubimuhe, araguhereza umugisha wose. Iyo si inyanga bene da. Nubwo yari afite isezerano yahawe abana bakiri mu nda rivuga ngo umutoya azaba niwe uzategeka, niwe uzaba umuntu ukomeye, umukuru azaba umugaragu w'umuto, yari afite isezerano yicaranye pe, ariko Imana ashobora kubinyuza mu yindi nzira. Imana ashobora kubinyuza mu yindi nzira kandi bigacamo bigakunda pe. Ariko Rebeka arabifefeka ati yishyiraho ubwoya bw'intama, mukuru wawe afite ubwoya bwinshi, ugende wiyambika ibintu, papa wawe nagukorakora kumva uri powarira, arabona kuri mukuru wawe guhereza umugisha wose. Yarawurwaniye, yarawunyanganyije, awufata ku ngufu, ashutswe nande na mama we, arangije ahungira kwa anko we. Anko we aramubwira ngo nzaguha umugore nkorera imyaka 7. Arakora bamukubita Leya. Yarashakaga nde Rasheli, bamukubita Leya. Yakobo arakira, ari kugira gute? Mu gitondo abyutse asanga bamuhaye Leya, mukuru wa Rasheli niwe bamuhaye. Sinzi niba yarageze muri 40 n'ingahe, ntabyo nzi. Icyo nzi cyo yarabyutse aba disappointed, avuga ati ntabwo ariho narongoye, ntabwo ariho nasabye. Asubiye kwa abantu uzi ko yamubwiye, anko we musaza wa nyina nawe ufite inyanga nk'iryande. Haleluya, yari afite inyanga nk'irya Rebeka musaza we. Baturukaga yari mushikira musaza, amukubita mukuru we, arambwira ngo ntabwo abakobwa bato bajya barongorwa mbere y'abakuru. Sorry, twaguhaye mukuru kuko niwe ugeze igihe cyo kurongorwa, umutoya urasabwa nawe kumukorera indi myaka 7. Yakobo aragira atya, arasufura, akora iyindi myaka 7 ari gukorera Rasheli, nawe ngomba kumubona. Kugeza ahantu yabonye ko ibi bintu ni hatari, aramubona nawe baramumuha,
ariko hazamo n'ibibazo by'amashyo n'ibikibe. Yakobo abonana akaba yavuga ati je préfère gusubira iwacu, murayizi inkuru muzayisomere mwenyine. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko nyina yariganyije umwana amubwira ati genda wibe umugisha, yabisanze no kwa abantu badafite aho bahuriye no mu migi batanabana, umwe abukwe n'undi akabiyo, ariko agezeyo naho baramunyanganya, bamuhereza umwana umugore batagomba kumuha, bamuhereza mukuru wo yashakaga, avuga ati nuri yamukoreye yakoze imyaka 14 antu kugira ngo abo bagore babiri babone. Mwene data ingeso utari guca uyu munsi, ibituruka kwa anko wawe, ibituruka kwa tante wawe, nutakira Yesu nta kindi kintu mbona gishaka kuyikoraho, ntacyo mbona. Nta kindi kintu kijya kidukura mu ngeso mbi, nta nubwo ari ingeso mbi tujuru, hari n'igihe bari birwara. Ugahora urwaye umutwe udakira, ugahora urwaye mu nda, ugahora ngo na mama wa disi nuko yari ameze, ngo nawe yajyaga arwara gutya. Seriously, it's not normal. Ntabwo biri normal wibifata just like that, ngo nuko na mama niko bya no. Birariska kwandukira umukobwa wawe nawe. Ngo nararwaraga nkababara mu nda, ngo none disi n'umwana wanjye, no, wibivuga nkaho ari joke. Nawe azabiha umwana we, niko ijambo ritubwiye, nawe azabihereza umwana we. Bikate hagishoboka kandi ntwabikata mu mbaraga zawe, ni Yesu wenyine ushobora kubikata. 19 birabaye, 73 birabaye, 94 birabaye, bije noneho hari simusiga bibi cyane. Ariko bura n'uwabaye muri 59 umusaza hano tujya tuganira, nawe yabonye bibi, yafunzwe mu byiso, yabonye bakuru we bicwa na papa we yicwa, abonye ibintu bibi. Ariko ukabona muri 94 bibaye bibi. What is that? Tuvanemo Imana, wowe byita gute? Urumva atari ikintu gikurikira generation. Ukujijwe na nyoko ariko ukubwira ibyo bintu, ukujijwe na sko ariko kurakonta ibyo bintu. Nawe bibaye ejo muri 94. Mureke dukizwe twishakira Imana. Kiriya gihe ntabwo nzi Imana basengaga, ntazo nzi pe, singiye kubirariraho, ntabwo mbizi. Ariko reka mbabwize ukuri, ushoboye gukizwa ntakizwe arinda urubyaro rwe. Buri muntu n'Imana ku giti cye. Usengera igihugu cyawe, usengera urubyaro rwawe, usengera umuryango wawe, uvuge ngo ndacamo ibi, ndavana hizi karande zo kwicwa, zo gukura turi imfubyi, zo byose. Abanyumva baranyumva. Ujya ureba umwana neza ukavuga ngo Mana ishobora byose, uyu mwana ko ari yanko kanaka, uyu mwana ko ari kanaka ndagira nte, aka kantu yagakuye he, neza. Urabibona? Njyewe umwana ugeze kunsura aricara, atangira kurya, atangira kunganiriza, turaganira, tugiriye byiza, n'umwana akunda cyane, ndamukunda cyane, simuvuze. Neza ndi kumureba neza, ndi kubona mama we mukajeste kose, mu tuntu twose, everything, nuko avuga, nuko atambuka, n'amahane, byose. Nabonaga umuntu nzi neza, ndavuga Yesu we, ubyemera ubyange. Hari ukuntu aka kantu nari nkazi kuri mama, none nanjye ndakagira, ya datawe, kandi ntabwo ari akantu gashimishije. Mana, ibi ni ibiki? Yesu wenyine, ndabarahiye Yesu wenyine. Kurikirana urebe ibintu birwara biba mu muryango wawe, niba warashatse urebe ibiba mu bana bawe, muri urwo rugo Imana yakwihereye. Simvuze ngo ujye gushaka iwanyu, wenda iwanyu byo urabizi nawe bihagije, ariko ndi kukubwira uwo muryango Imana yakwihereye. Utereka imbere ya nurangiza witegereza ibintu biwuberamo, urebe uturwara tuhakunda, urebe wenda krize mujye mugira, guhaha bikaba ikibazo, agakaye, haleluya, abanyumva baranyumva, agakaye mujya kwandikishamo hahandi, ubyitegereze. Ariko reka nivugire iwacu mu gakaye. Ugasanga n'iwanyu nuko byari bimeze disi, none nawe mu rugo rwawe nuko bimeze. Gita ngo be normal, no, it's not normal. It's not normal. Mureke dushaka Imana bigishoboka. Mureke duce karande bigishoboka. Ntabwo wazica udafite Yesu. Yesu wenyine ni umaraho karande. Yesu wenyine ni umaraho kumera nka onkle wawe. Yesu wenyine ni uvanaho umwana wawe kumera nka papa we. Yesu wenyine ni uvanaho izo karande akazica neza.
ukagenda ukuraho kamwe kamwe, ntabwo ziviraho rimwe. Ndabatangarije, ntabwo ziviraho rimwe, ni buhoro buhoro, rimwe rimwe, kamwe kakavaho warwanye nako. Ugasanga hari umuonkle wawe utaravuganaga na mushiki we, none nawe hari mushiki wawe mufitanye konfuri za zindi zanze neza neza ntimuvugana. Ugasanga hari mushiki wawe wijunditse ntimuvugana, cyangwa musaza wawe wijunditse ntimuvugana, ugasanga na papa wawe hari mushiki we batavuganaga, bahoraga bahanganye. Bizwi mu muryango ko bari abantu babiri niyo bahuriye umunsi mukuru, umwe aca hariya n'undi agaca hariya. Urabizi ko utuzizi tugutumaho, ariko neza 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 urabizi ko mukuru wa papa wawe utuzizi twamutumagaho. Byari bizwi muri quartier ko ari umuntu wa nyuma utaha ari uwa nyuma aririmba. How do you call that? Ko nawe tugutumaho, jisho ryarahiye ntureba neza, taraye unyweye wumva tegereza urebe ko atari ko papa wawe byayemeze na onkle wawe. Yewe mwene data, ndimo ndakubwira ngo icyo utishuye umunsi urimo uragihereza abana uri kubyara, abana wabyaye. Hari igihe wasanga mu uri kubyara ari akazizi kazavamo nako kakamenyekana muri quartier, niba bari muri Canada ho n'urupfu. Si ibintu, ni umuhomeless, ntacyo ageraho. At least iwacu nakugirira n'akabanga, hano ho ntashwe, ntacyo wigeze upfa nabi nyine. Yesu ashimwe. Ntabwo ndi gutera ubwoba, ndi kuvuga reality. Ibyo tubamo twirengagiza buri munsi, ukabyirengagiza kandi birimo biradukira abo wabyaye. Niba uzi kunyanganya ubeshya, niba uzi kugira ubugambo wirirwa uvuga abantu, niba uzi kunywa inzoga, niba uzi ko umuzi wo gusambana wakunaniye kuwureka, niba uzi byandi byose byuhangana nabyo no biza amanywa na nijoro, ibintu neza neza wisangamo, kandi uzi neza ko biva muri generation wabyiboneye n'amateka. Tujye tubaza, rega tujye tunabaza. Ushobora kubugarukira wowe kwa nyogokuru wawe, ariko no kwa nyogokuruza no kwa nyogokuruzaza ariko byari bimeze. Jya ubaza, niba ufite abubaza jya ubaza, niba ntawe ufite yakirire Yesu gusa, wiyakire, nurangiza uvuge ngo Yesu ukora akazi muri nge kimwe kuri kimwe. Uyu mwaka ibyo wagendeyemo, umwaka utaha nubireba ubibure, uvumbura ikindi hubwo umwaka utaha nacyo uvuge ngo kirajyana n'uyu mwaka, dore umwaka ugiye kurangira. Shyiramo akabaraga muri aya mezi abiri asigaye, shyiramo akabaraga uvuge ngo ingeso ntabwo nyambukana umwaka utaha, ntabwo nyambukana umwaka utaha. Umwaka utaha Imana izamishurira ahubwo ikindi, ariko izaba yararangiye. Umwaka utaha ngomba guhangana n'indi Imana izanyereka, ubimareho. N'uwo mwana wabyaye niba yaramaze no gukura, it's okay, musengera amanywa na nijoro. Yesu ugukiza iyo ngiyo, nawe aramusanga mukiza. Uwo mwana arakwitegereza uri gukizwa n'imbuto nziza, nawe araza gukizwa, araza kumera neza. Bihindure biracyashoboka, bihindure biracyashoboka. Kuba ugihumeka ukiriho biracyashoboka ko wahinduka, ingeso zawe zigahinduka, izo karande zakomyeho, icyo cyaha gihora kikuzungurukaho, uwo muvumo uhora ukugendaho, uzi kwa runaka, kwa onkle runaka, kwa sogokuru runaka, birashoboka ko bikuvaho burundu. Papa wawe yarongoraga abayaya, none nawe urararongora abayaya biwanyu bo mu rugo rwawe. Seriously, ntabwo ubona ko ari ikibazo? Baririza, perereza, ukora iperereza wumve. Bazakubwira ko na onkle runaka cyangwa papa wawe ariko byari bimeze. Bice bigishoboka, vuga ngo enough is enough, ngenda byanze. No, ntabwo nzamera, sinzisuzuguza gusa. Bikate biracyashoboka hamwe na Yesu. Nta kinanira imbaraga z'Imana. Ikibi no kubigendamo neza n'amafiyeri menshi, no. Ariko uvuga ngo Mana nzakugwa imbere nyizi nongeso nonda yanze, ugahunga kacyanga neza, ukawe randura uvuye mu mizi. Randura n'ibyo utazi, ujye uvuga ngo ndiyambura imbaraga zarwanyije ba data dia bumusazi mu Mana. Yesu azakugayidinga ukuntu bica kandi bizashoboka, ariko uharanira kugira ngo aba bari kugukomokaho batazamera nkabyo. Imana ibahe umugisha.